wanyuranije amaboko mana wanyuranije amaboko wanyuranije amaboko mana wanyuranije amaboko umugambi w'Imana muyobe inzira ijambo Imana yavuze yaririnda nawe kora umva zirahera ati Yozefu mbese uracyariho 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 ibyo wagiwe mbese uracyariho ibyo wanyuzemo mbese uracyariho sinaretse ko amaso yawe azongera kukubona ariko Imana yanjye yarinze ijambo ryayo none uracyariho yanyuranije amaboko cyane yanyuranije amaboko yayo yanyuranije amaboko cyane ndabyibuka yanyuranije amaboko yayo wanyuranije amaboko mana wanyuranije amaboko
ongera uvuge numve ongera uvuge numve ongera uvuge numve umva yanyuranije amaboko cyaje yanyuranije amaboko cyaje wanyuranije amaboko mana wanyuranije amaboko umva yanyuranije amaboko cyaje ndabyibuka yanyuranije amaboko cyaje wanyuranije amaboko mana wanyuranije amaboko yanyuranije amaboko cyagiye yanyuranije amaboko rya joro yanyuranije amaboko cyagiye ndavuga Imana gusa yanyuranije amaboko rya joro wanyuranije amaboko mana wanyuranije amaboko zamura Imana amaboko hanyuma Imana yo kuko izi gusoma iri bwisomere n'inyuguti ntabwo nyumushoboye gusa kuko Imana izi gusoma iri bwisomeremo inyuguti wowe zamura amaboko gusa Imana irasoma imenye icyo bisobanura Imana izi gusoma
bamaze kuyibona. Haleluya. Njya nkunda gutangaza itangazo. Yego, nta muntu wabwira Imana ngo igaruke atarigeze ayibona. Yego, ariko hatwicara yongera igaruka. Ndashima Imana ko yari izi ko ndaba ndi hano uyu munsi. Twese ko twanyuze hano imbere, Imana yari yateguye byose uko biri bugende. Ndagira ngo umuntu w'uruhande rwawe ntumukoreho, murebe gusa umubwire ngo iyo wabonye Yongera igaruka. iyo wabonye niyongera igaruka. Iyo wabonye haleluya. Ndashima Imana idakora nk'abantu. Iyo wabonye yongera igaruka. Bajya baha umuntu iminsi, Imana ikamuha ukwezi, bamuha amezi, Imana ikamuha imyaka. Ndashima Imana ijya igaruka. Imana isanga umwana bamutaye muri tuwarete, bamunazamo, ababyeyi babishe. Imana ntigire isoni zo kwitwa Imana ye, ikamurinda ari muri basi, agakurwamo uwo nguwo akabaho. Uyu munsi akaba ari se w'abahungu n'abakobwa. Kerame Yesu we, Imana ijya igaruka. Imana igaruke. Imbaraga z'abantu zananiwe, imbaraga z'imiryango zananiwe, imbaraga z'amashuri zananiwe. Haleluya, haleluya. Ibi ngibi bivuze mu Rwanda, mba numva Abanyarwanda bahagurwa byumva. Wenda bivuze mu yandi mahanga, nanezerewe cyane. Munezero wanjye sinzi ko nibubona hano ndibufate, ariko Imana ishimwe. Kuva mu gitondo turi kuvuga Imana, turi kumva Imana, n'akanya tugiye kuyumva. Imana ishimwe cyane. Ndashaka kugira ngo turamukanya, ndashaka kugira ngo urubyiruko ruhaguruke rumpore. Urubyiruko uko nanjye nabaye urubyiruko nubwo maze gusaza, turagira ngo turamukanye. Ngaho mundamutse yewe. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Nanjye ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Ndagira ngo abantu b'abadamu cyangwa abagabo ariko badafite umuntu nabo bahaguruke bampore. Umuntu w'umudamu badafite umudamu w'itorero cyangwa se umugabo nawe ashobora kwesha ko w'itorero udafite mbega umufasha cyangwa umugore udafite umutware, ahaguruka ampobere. Nahaguruke mumpobere cyane. Hobere Imana bishimire. Niya ku bandi ba gatatu abantu bayubatse ingo n'abandi bahaguruke bampobere. Haleluya, haleluya. Hobe. Imana ishimwe. Izi ngeri zose niko naziciyemo, niyo mpamvu ngomba no kubasuhuza. Imana ishimwe cyane. Tugeze ku masaha ashobora kuba atoroshye. Ubu ni saa 9. Narabuze urubyiruko ariko n'abasore nabo ni mumpobere. Haleluya. Abasore ni mumpobere kuko nabo hari ibyabo ndaza kuvugamo. Abasore bacu ni mumpobere. Haleluya. Imana ishimwe. N'abana batoya nizere ko bose bampobeye. Imana ishimwe cyane. Tugeze ku masaha akomeye. Ubu ni saa ya 9, ni isaha njyewe nubaha, ni isaha ingingomerera cyane kuko ni isaha yanjye
ngewe nabaye urubyiruko mba umwana utari mwiza, nari ndezwe n'ababyeyi, narezwe na kaka, ariko kaka ntabwo yari akijijwe, anera nk'uko yari ari, ntabwo yari akijijwe. Ariko igihe kinini mu mutima wanjye nahoranaga amaganya, nahoranaga agahinda, nahoranaga umubabaro, kubera yuko ntabwo umubyeyi yari akijijwe, yahoraga agoteza nuka ibintu nk'ibyo. Nanjye nakwitegereza nabona abagore cyangwa se abantu bashatse, nkabona bari mu ngo zabo, nkabona ko ariho umuntu ashatse umugabo yabonera amahoro, ariko marahisha ukuri k'Uwiteka. Nta handi hantu umuntu ashobora kubonera amahoro usibye mu nzu y'Imana. niho hari iki? Amahoro asesuye. Imana ishimwe cyane. Arihuse rero njya gushaka, njya kwiba umugabo w'abandi wari ufite umugore, ndamwiba. Nari igisambo gikomeye cyane, yarantabaye, yangiriye neza. Maze kumwiba ndagenda, turagenda ndishingira kuri uwo mugabo wari ufite undi mugore, ariko sinahatsinze kuko Imana yari ifite uwo mugabo. Imana ishimwe. Yari izi ko uyu munsi, iyi tariki, nanjye nzaba ndi kuvuga imirimo n'ibitangaza. Ntabwo nigeze matinda, narabyaye y'umwana umwe umukobwa, noneho maze kumubyara Imana inkurayo, imvanayo, nemera kuvayo. Birashoboka ko nawe Imana ikikuvanayo, ikakuvanayo ntuveyo, ariko nakukwifuriza kugira ngo Imana nigukurayo uzaveyo burundu, kuko nta cyiza kiri hanze. Birashoboka ko woweho utaba waratwaye umugabo w'uwundi, ariko bya bindi umutima wawe uzi, umutima wawe ugushinja, kwa kundi bakubona, kwa kundi witwara, nta cyiza kiriyo. Icyiza ni kuba mu nzu y'Imana, kandi Imana ikwemera, wiyuzuze n'Imana uyu munsi wa none. Imana ishimwe cyane. Maze kwiyuzuza n'Imana, maze kwihana neza, maze kumaramaza, maze kwinjira mu rugo rw'Imana. Imana ishimwe cyane. Imana yarankunze cyane. Ndibuka umunsi umwe, icyo gihe nari ntarakizwa. Ndibuka umunsi umwe Umwuka Wera amaze kunsanga, Umwuka Wera amaze kunyemeza ko ndi umunyabyaha. Nasanze mwarimu wacu, ndamubwira ngo yewe mwarimu we, ndashaka gupfa kubera ko nahemukiye Imana yanjye. Ntabwo nigeze nitwara neza mu rubyiruko, kandi nahemukiye ababyeyi, ntabwo nigeze mbategesha urugore. None rero ndikurira cyane, ubuzima Imana yakongera ikambabarira. Mwarimu wanjye ubu ni pasiteri arambwira ati, tega amatwi wumve, nubwo ibyaha byatukura tukutuku, Imana ijya ibihindura nka shenete, ubundi ukagubwa neza. Ati pfukamaho. Nari ndi mu nzira, narapfukama. Haleluya. Niwumva umutima wawe ukubwiye ngo wihane, yewe upfukame, ntiwinangire umutima, wihane, Imana ikugirire neza, niho uzagubwa neza. Niho uzakubita dayimoni agashya. Ntabwo ushobora gukubita dayimoni, dushobora kuririmba muyikubite, muyikubite, muyihake, muyikubite, muyikubite, utijuje n'Imana, cyangwa se utiyunze n'Imana, ntabwo wayikubita ngo uyishore.
ndangije ndavuga nkamenya gasinzira hari muri za 96 mbagiye mu nzu y'Imana. Yewe wowe uri mu nzu y'Imana, mbese wagiye mu nzu y'Imana kirabaye cyangwa se umutima wawe wabashije kwiyuzuza n'Imana by'ukuri, cyangwa ukumva ngo turi kubyina amakorasi tuzatabarwa bigaragare Imana yacu izaza yiyerekane, tuzatabarwa bigaragare. Nabyo ni byiza, ariko banza urebe mu mutima, banza urebe ko Umwami Imana izina ryawe ryamaze kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Numara kubibona neza, umaze kubibonera ibihamya, ubundi ugira icyo uyisaba kandi izakiguha. Imana ishimwe cyane. Nagiye mu nzu y'Imana rero, nari nkiri mutoya cyane, nuko nari nabyaye, ariko nari umwana mutoya cyane. Njya mu nzu y'Imana, njyamo akaramata, nkora imirimo yo mu nzu y'Imana, ariko mpitamo umurimo mwiza cyane wo gusenga. Gusenga ni byiza, birimo amahoro, birimo amavuta yemwe bihembura itorero. Gusenga ni byiza, birimo amahoro, birimo amavuta yemwe bihembura itorero. Gusenga ni byiza, birimo amavuta, birimo amahoro bihembura itorero. Gusenga ni byiza, birimo amahoro. Haleluya. Gusenga ni byiza, birimo amahoro, gusenga birimo amahoro, gusenga birimo amavuta, gusenga bihembura itorero. Imana ishimwe cyane. Mpitamo umurimo mwiza wo gusenga. Ndavuga nti nanjye inkunga yanjye ikomeye uko nagira ubuntu n'Imana, Imana ikaba iri kunyemera, reka mpitamo umurimo wo gusenga, negera abatambyi, negera abakecuru bo mu rusengero. Niki gituma mutegera abakecuru ba kera ngo babigishe gusenga, babigishe iby'Umwuka Wera, babigishe gukizwa? Haleluya. Nimwegera abakecuru nibo bazabakuza, nimwegera abasaza nibo bazabakuza, nibo bazabateza intambwe. Mwebwe urubyiruko ntabwo byakunda. Imana ishimwe. Abakecuru ndabegera, abakecuru turasenga, tujya imbere y'Imana turasenga. Iwacu rero muri ibyo bihe twari dufite ibibazo bikomeye. Iwacu hari habaye intambara cyangwa se jenoside yakorewe Abatutsi. Umudugudu w'iwacu usigara ari abadamu gusa bari bahari, usigara ari abantu b'abapfakazi bari bahari. Nta bagabo dufite, nta bagabo twari dufite. Uwo mudugudu wabonaga ukennye cyane, kandi koko wari ukennye, ariko tujya imbere y'Imana turasenga. Imana ishimwe. Twajya imbere y'Imana turasenga, dusenga iminsi itatu. Turavuga turya imbere y'Imana, kuko abagabo bacu bamwe bari barapfuye, abandi
munsi wa gatatu ivugana natwe iratubwira ati mutega amatwi njyewe nabumvishije kandi nabishimiye ati nabumvishije kandi nabishimiye ibyifuzo byanyu nabibonye icyifuzo cyo kubazanira abagabo muri uyu mudugudu ati abagabo ndabahaye ati mbahaye amakwe Mana ishimwe cyane turaserebura tujye twaserebura rero tujye twabyinira Imana turabyina twakira abo bagabo Imana yaduhaye umere icyubahiro ko Imana yatubwiye ko igiye kuduha abagabo sifa kwake Bwana Mungu haleluya ntabwo mwumva uburemere bwo kugira ngo umudugudu ungana gutya wicaramo abagore gusa n'abakobwa byari ibintu twebwe nk'abasenzi byari bitugoye cyane kuko umugabo n'uwe mutwe w'itorero niwo mutwe w'ibintu byose Imana ishimwe cyane tumaze guserebura turimo twishima Imana irongera ikora surprise iravuga ngo tega amatwi nongere babwire kandi kantu haleluya akandi kantu Imana igiye kutubwira hari akandi kantu Imana igiye kutubwira hari akandi kantu igiye kukubwira aka kanya haleluya Imana iratubwira buri muntu wese igenda imuvuga izina Imana izi amazina yacu ntabwo yakwitiranya izi ko nitwa Batamuriza Josephine haleluya buri muntu wese uko yari aho ngaho igenda imuhamagara mu izina imubwira ibye harimo abadamu bafite abagabo bafunzwe haleluya irababwira ati ngiye kubazanira abatware banyu igezeho irambwira ati njyeweho wowe Batamuriza uhaye urugo rw'amahoro haleluya nakoma agashimwe urugo rw'amahoro urugo rwiza rw'umugisha Mana we ndishimye ntahanezerewe nawe kwa mubyeyi we urahanga wicaranye n'uyu mukobwa Imana ikababwira muri gurupe ngiye kubashyingira umukobwa wanyu ntabwo mwakwishima ngo muserebure twaraserebuye tega amatwi rero basore noneho ntangira kureba mu basore bari bari aho ngaho bakeya bari bari aho ntangira guhindura ingendo n'imvugo nkeya rero ntangira kuvuga nk'umugeni ntangira kujya ndeba ariko si ngo ni Samweli bati Samweli Mari Joseph kuko ntangira gutetsinga nyine ukuntu Joseph wabana cyangwa se Samweli cyangwa se Petro bakeya bari harimo wandi noneho naho ntangira kwizera ko bagiye kunyemeza gutangira kugura ibitahano haleluya umwaka urashira abona babasore nta nundeba n'iriho nta nundeba ntangira kuvuga ntahandi haturuka ahandi hantu uzashakasha cyangwa ahandi ntangira guhindura ingendo ntangira guhindura imvugo ntangira mbega nitwara nk'umugeni umwaka urashira wambere umwaka urashira yewe Imana yavuze ariko Imana yari yavuze umwaka wa kabiri urashira uwa gatatu urashira noneho bagabo bacu bamwe batangiye gufungura abandi aba pasiteri bari muri Kongo batangira kuza pasiteri yari yaragiye muri Kongo n'umufasha we baraza umwaka urashira imyaka 5 irashira 10 irashira 15 irashira egereje Ugenda witonze imyaka 10 irashira imyaka 20 irashira
Munyakayanza. Uwo pasiteri Munyakayanza umugore we atangira kwikorera umutwaro wanjye, aratangira arikorera. Umugore we nyirizina, umugore we babyaranye abana be 6, atangira kwikorera umutwaro wanjye kuko yari inshuti yanjye cyane, mwajyanaga mu ivugabutumwa cyane. Wari ibindi kubera igihe cyageze, ari ibindi naciyemo, navuze ibishyashya, nabuze aho bihera. Ubundi twajyanaga mu ivugabutumwa, hari igihe ndibuka ko hari igihe twagendanye amezi 5 turi mu ivugabutumwa, tugenda tuvuga imirimo n'ibitangaza Imana yadukoreye. Icyo gihe twatanze inka ku mudugudu n'ibirebire, nawe yari afite ibintu byinshi yabwiraga Imana. Yari inshuti yanjye cyane, yari inshuti yanjye cyane. Atangira kushakira umugabo, mbega ashyiramo n'ingufu n'ingufu nyinshi no gutereta hirya no hino no kuranga. Akambwira ati si umuntu ibintu birakomeye. Niba ku munsi umwe pasiteri n'umunyamasengesho kandi ku munsi umwe bigeze kunjyana nzahaha tugiye gusenga, kumbe bagiye kunshingira umusaza w'umupasiteri wari umaze gupfaka. Ngeze n'ubwanjye magaruka namushaka, simushaka amushingira abasaza mu biki ndamwanga. Wasesa amasengesho y'iminsi 40 nyuma yaho arambwira tuzaza kumufasha gusenga. Dusenga amasengesho y'iminsi 40 mu mazi, dupfukama mu mazi, tukagenda mu isaha agenda ntazi ngira ngo ni iby'urugo rwe ayabimishe. Turangiza iyo minsi 40 ariko mbwira tubundane no gusengera kugira ngo uzabone umugabo. Ukubyumva yawe uzabone umugabo. Turangije ndavuga ariko Imana itanga umugabo mu gihe cyashyizweho. Cyakora nzamubona, nari ngize urera araguze igitabo. Bimaze imyaka 22. Itanga rwose ntabwo imyaka 20 irashira. Noneho igihe cyarageze, Mama Ngabire n'umutware we bazi Kigali, nisigarira mu cyaro. Ariko sigara mu cyaro amezi, sigara mu cyaro dusenga, tugasengera kuri abafurate, dufite amasengesho dusenga, dukora umurimo w'Imana tukawukora, tugasenga. Tugeze mu myaka 24 ntaho ntegereje indi risengesho nyitwararika. Mfite ubuhamya bwiza mu itorero n'iwacu wahibaza. Ngeze mu myaka 24 indi risengesho. Wowe se umaze imyaka ingahe? Wongere twongere tubwire aho ngaho numaze imyaka 2 cyangwa 3 ukaba umaze kurambirwa. Ese iryo sezerano maranye igihe kinini aho ngaho waryitwayemo neza? Waba wararyitwaye neza? Ariko icyonzi niba hari Imana yakubwiye tuzoshirimo upfa kuba waravuganye n'Imana dusenga
n'itanu isohoreje isezerano. Ngiye kurekera kubera ko umushumba ari inyuma. Mana rero yangire neza, yampaye umushumba. Yampaye umushumba. Uyu mutware wanjye. Amen. Imana yabidepashije akaza kuba umutware wawe kandi aribo bafasha. Amen. Murakoze amasaha yageze, iminota nyamuhani igiye, Ni bamwe iminota yarangiye. Nawe nakomereza aho ngaho. Haleluya. Ariko Imana nakoze kubw'ibyo rero, kubw'ibyo ababyeyi cyangwa se abantu ababyeyi, umuntu ufite amasezerano, haleluya, umuntu ufite amasezerano akaba yamaranye igihe, amasezerano akaba yamaranye igihe, icyo akora akaba azi neza yuko we n'Imana nta kintu bapfa. Ushobora kugira amasezerano ariko Imana ikaba itakubona, cyangwa se akaba ari amahuri. Niba uzi neza ko amasezerano yawe ari ay'ukuri, ukaba uzi neza ko witwara imbere y'Imana neza, haguruka. Nubwo amasaha yagiye, ariko dushobora gusubira twibaza ngo umugore wa kabiri usobanura ku kantu n'urugero. Umugore wa kabiri Ndabivuga. Amasabire yaje kugira gutya bigeze ngeze ku mwaka wa 24 nahinduye isengesho. Haleluya. Isengesho nahinduye, narabwiye Imana numva rero mama, noneho uzi ko nagendeye imbere yawe neza, nitwara neza muri korali, imbere y'umushumba nitwara neza, imbere mbega y'itorero nitwara neza, imbere y'abandi nitwara neza. None rero ngeze mu zabukuru, ndashaje, nkaba nari mfite ikibazo kimeze gutya. Wa mwana yari amaze imyaka 7 apfuye, ibyo nabuze ukuntu mbivuga. Yari amaze imyaka 7 apfuye, ariko sinigeze mva ku Uwiteka. Ni iki cyadutandukanya n'Uwiteka? Nuko umuntu amaze gupfusha umwana, nuko atagira umugabo. Reka nari nitwaye neza, meze neza n'ubundi, ubwo nta mwana nari mfite, nta babyeyi mfite, nari ndi mu itorero neza. Ndabakangurira kuba mu nzu y'Imana neza. Bindura isengesho, ndashaje, umwana wari kumfasha waramutwaye, apfa n'ubundi buhamya bundi waramujyanye. None nsigariye aho ngaho, umugabo bambwira abona ko sinyimubonye kuko ndashaje, imyaka 24 ndashaje. Ndagusaba amasaziro, ndagusaba amasaziro meza nk'umuntu wabaye mu nzu y'Imana. Ngiye kumva numva umuntu anzaniye ubutumwa, arambwira ati senga amasengesho y'iminsi 7 usengera uriya mwaka uzaza. Uwo mwaka wari umeze ute? Uwo mwaka ukuva ukuntu amasengesho nasenze amasengesho 2, ngiye sinzi gusenga cyane. Nabwiye Imana numva, Mana, niba uriya mwaka harimo ibintu byiza uzabisohoreze amahoro, kandi niba harimo ibintu bibi uzabindinde kuko ndi umunyantege nkeya. Amen. Yarangije ubwo yari amaze igihe gitoya apfakaye, mushumba yari amaze igihe gitoya apfakaye. Ngiye kumva numva telefone irampamagara,
kandi Josephine nawe arakoze kuduhamya imyaka 25 murategereje ntabwo ari mikeya nawe wizere ko Imana avuganye nawe bizasohora Imana itabeshya. Yesu ashimwe. Amen. Madamu wanjye rero yitwaga Niyonsaba Marita, twashingiye 8 bari tubyaranye abana 6 bamara imyaka 31. Ubwo rero yakundaga umudamu cyane bose. Uwo muntu nyine yari umuntu tuziranye w'iwacu w'umucuruzi ari mu Gakiriro. Ubwo rero umugore ndebeje banagiye nyine ndamubwira nti murahateka amakuru se neza. Nje kukubwira ibintu tarakora n'umunsi n'umwe. Ariko ibintu nje kukubwira mu by'ukuri nubishyira mu bikorwa aho tuzajya duhurira uzajya ugura icupa ry'ifanta. Atetse ni ibiki? Ndi uzi ko wabuze umudamu wawe nakuboneye umuntu ushobora kubana utazagutera stress, utazaguteza ikibazo, aho tuzahurira hose uzajya ugura icupa ry'ifanta ushimira. Ati nibyo yenge ni umudamu witwa Josephine batamuriza ari Kamembe. Nujya Kamembe uzamanuka hepfo uretse MTN zajya ndacururiza. Mu by'ukuri ni umugeni mwiza kuboneye. Yesu ashimwe. Arabwira turakoze cyane pastor wanjye sinakwanga n'indi mbwiye mpa nomero ze ndazimuha. Nuko rero ubwo ndaza mbwiye umudamu cya kibazo nagikoze yanabyemeye. Ati ni sawa rwose turakoze. Hashize nk'amezi 2 agatete yadoshe naguturiye kutasubira kubaza bigeze ibintu byaciyemo cyangwa dogera ndagaruka nsanga wa mugabo ntese bigeze biti cyangwa ubu wagiyeyo umugeni waramucimye cyane. Ati nukuri na ubucuruzi bwanjye ntabwo ndabona uburyo bwo kujya kurangura kuko barangurira Cyangugu acuruza ibintu by'imbaho. None ati ariko bindi ku mutima aho uzagendera fire ya mbere hari. Nuko rero byagumye gutyo biguma gutyo sinongeye gusubirayo gukora kambaza. Nyuma rero umugore aza kurwara. Rero karwara Imana yavuga iti wowe mama Ngabe ye kurwara indwara nta muntu uzakuvura cyakora muzivuza ariko nta muganga uzabavura. Mbese ubwo kubera ko tutari tubuhamya twajemo yaje gutaha turavuza tugira ni Kanombe arataha. Ariko mbere yuko tukiri bazima wajyaga mbaza ati ko numva nshobora kuzataha mbere umuntu uzazana muri aba bana ninde kweli? Nti ceceka ntabwo ushoboka ibyo ubikuraho. Ati ariko ndamutse ntashye umuntu wazana nawe bikamugora ariko akagerageza ni umuntu uzabatamuriza Josephine niwe nibura wazana muri uru mwabyumvise. Ariko ubwo ngewe uyu muntu witwa batamuriza mubona iyo twagiraga abashyitsi niwe wazaga guteka tugafata abana bakajya kurara iwe kuko yari afite nzabamo nawe y'uburushyi. Ubwo twafataga abana 2 umukozi n'umwana wanjye bakajya korora mu nzu ye ngo hatagira ibisambo bimwiba. Ubwo rero akaza dufite abayumbe nyine agateka kugira ngo nawe aze gusengerwa nyine nk'umuntu twari dufite umutwaro. Ariko sinigeze menya yuko yaba afite n'inzara z'amaguru cyangwa nuko sinamurebagaho habe na gato habe naka shwi nuko habe nuko ngo sinigeze menya ko yaba afite inzara z'amaguru cyangwa zaravuye. Ubwo rero muri make maze kubura umudamu urumva buryo pasiteri bafite amavuta ya Gicumba mfite amavuta ya Gicumba hano muri Kigali. Ikindi mfite n'ibintu nkora kongera umuntu muri icyo gihe nari umucuruzi w'ibintu by'imyaka nzwi ahantu hose ahantu nakunda kugeza ibicuruzwa ni hano Nyamirambo ariko ahandi za Remera za Gisozi ahantu hose za Gasanze za narinzwe. Ubwo rero ndamaze kugenda nagize abagore batandukanye ngira bavuga ko babihawe n'Imana ngira bavuga ko barose ngira abantu abatuma abantu
bakaza nyine muri sisiteme z'intumwa, byari ibintu bigoye cyane rwose, ariko Imana nyine iza gukora ibyayo, ibereza umudamu, ubu ariwe turi kumwe, Imana igenda neza nk'uko mwabyumvise. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Rero naje kubwira wa mugabo nti waratinze kujyayo, none nanjye nahuye n'ikibazo nk'icyawe. Ubwo rero kikwereka ko ibintu nakubwiraga byari byo, nuko nyine wihangana nawe ukazashakira ahandi, wa mumama ntukigiye byararangiye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amena. Bwana sifiwe sana. Uyu mumama rwose mu by'ukuri cyambere yakijijwe, ikindi akunda Imana, ikindi nta stress. Umuntu bapfaka bafite ibibazo, bafite ibibazo bitewe n'uko umuntu bari imyaka 31 mwamuziranye ku buryo buhagije. Ubwo rero madamu wanjye twabanye, ari Imana yabimbwiye, mbwira uko nzabigenza, mbwira uko nakoze, ndamwita ngo isuka nshyashya itarahingana rimwe ko njye namuzanye atarakizwa, muvanye mu idini ry'Abadive. Imana irambwira iti izamukoresha kugeza ubwo nawe bisuka ityaye ihinga. Rero umudamu namuzanye meze gutyo, ndateseka ndapfa karahava. Avuga ni Imana ko bambwiye umugore bigenze bite, bizwi igihe cyageze yari yampaye isaha yo gutaha ko saa 12 mbaye ntaragera mu rugo, ubwo ari ukwisobanura cyangwa nkarariyo narindi. None rero ubwo umuntu aza kwigisha nyine turatinda amasambu uko nguko nyine mubona, bageze nyine bagira saa 12 n'igice saa moya, arambwira ati nakubwiye 6h, none igeze hafi saa moya wasubirayo. Ndamwinginga biranga nikingurira nyabonezaga yakinze n'abantu kujya kucumbika kwa mukuru wanjye abarondara. Mukuru wanjye arambwira ati ariko ibintu mwaba ngo murasenga, uriya ngo namusenga tubwe umugore ukingirana ukajya kucumbika mu nzu wiyubakiye. Mu gitondo nagaruka ndi rwose, madame babarira saba imbabazi ndapfukama ni nyabone. Arambwira nyabone ibyo bintu ni ibicuburimo. Nuko ariko aza kumbabarira, nuko tugira turakomeza. Niba usabe igihe cyaje kugera, arambwira ati twari dukize cyane ndi umukire nk'ubwo buryo, ahantu hose ndi bosi mu mujyi, nani Kigali, tunaza kurangura Kigali hano. Mudamu wari mwarimu ameze neza cyane, dufite uburyo bwo kugenda. Noneho rero aravuga ati abaporo, inda z'abaporo njye sinzishaka. Abaporo bazakundira imitsi, ibintu naruhiye kora, abaporo bazana dezorume kuva none sinshaka abaporo angaha, nzabamenaho amazi ashyushye nzabamera nabi. Ubwo rero ndavuga ni karabaye, ibise n'igiko nari hanganye, none abarokore se bazajya baza mbirukane. Haje rero umuntu witwa Ngendahimana Zakariya umuvugabutumwa, araza kudusura. Kuva yahagera kuri nataha nta n'amazi mugezi, nanjye sinariye, twese aradufungira agasukari, ibintu byose arafunga. Turaho ngaho amanido, ibintu byose nta cyayi, kuri aradufungira. Amaze kudufungira, wa mugabo gukenda muherekeza nyine ahungura amatwi atumva ibintu mbonye hano ntibingurikire mu izina rya Yesu. Kwa jina Yesu. Rero n'abarokore bandi nyine baza kumenya amakuru, nabo ntibaba bakiza, bashyitsi barahagarara, bigenda bite. Hanyuma bigenda bite, ngiye kubona umuntu araje aravuga tumva nje hano kwa Munyakayanza, nimwumve ibintu Imana intumye. Mugiye gukena ku buryo umudugudu bimenya, akagari kakabimenya, umurenge, akarere kanyu ka Rusizi kakabimenya, intara yanyu ikamenya ubukene mwagezemo, n'izindi ntara zikabimenya. Mugiye gukena cyane. Nibutse rero namubwiye mu Gifaransa, abantu bakize bakunda kugira ababazi Igifaransa n'Icyongereza. Ngubu umuntu ukize abazi Icyongereza, niyo mpamvu umuntu ufite amafaranga akoresha muri lisansiye, akoresha umuntu
ufite maîtrise watarize amafaranga akora mubwira agafaransa nyine ndabwira quand même Iliasa na papa ga votre tete bamubwira nti mu mutwe wawe ushobora kuba hari ibintu bitagenda neza. Iliasa na papa mu mutwe wawe rwose jewe qu'est-ce que ça veut dire ça? Ndi umucuruzi utamwanje n'umwarimu ibi bintu bikuye ndabishoboka quand même. Yo nimwumve nta mafaranga ufite Imana itahuha. Wabyumvise? Nta mafaranga ufite Imana itahuha, nta mazu ufite Imana itakura. Yadukubise umwereka mu gihe gito cyane rwose gito nsigaro n'amadeni umugore baramwirukana nanjye mafaranga yose turaza ngura amasuka abiri n'imihini njya kuyacyabisha kuri ponseze tujya kwatisha imirima nayo narifite gutema imikeri n'ibintu by'iduhinga umuntu akajyaza ati yajyaga mu isoko akavuga ati ndajya kunyura kwa munyakaza bari guhinga bana yanjye isi nisakaye munyakaza ari guhinga n'umugore kane yo mwaramutse ariko mwe yewe mwe niko ariko yewe murahinga n'ukuri Yesu we mwabyumvishe turwame umwaka urashira ubukene n'ubwabwira ariko butandukanye kuva ku itariki ya mbere kugeza veterani nta muntu cyari cya mukaro yasukari y'Imana nyine ngo waporo bari kuyirya barafunga nuko umwaka urarangira nta muntu uzi isikre agacyaye kuruga ari amazi mugezi cyakora tukayateka turayanywa inzoka zamenyera amanido zamenyera ibintu by'imineke ibintu by'iki zirabanza ziteretse abantu byageze ziragomba tujya diare turahitwa cyumweru kimwe turahitwa icya kabiri zigira ngo birahinduka amazi turakomeza amazi nibyo zose tikarabaye n'uko byaza bose basi ziramahamwe amena ngo rero turakena hashize imyaka 2 giye kurangira turabakene rwose bikitegereza muri ako gace nibwo haje abashyitsi noneho ntacyo turi bubahe ndakuvuga ngo turabaha iki hari baraza umugore arihana Salimani imbabazi tuturihana iki aravuga n'ibyo ntarizi byose umugore turamusengera tumaze kumusengera Imana tubwira iti ibintu n'ibyo bari babijyanye kubera amatwi yanyu mabi none ubwo mwihanye ndabigaruye. Yesu ashimwe. Haleluya. Mana rero kubera amasaha yise ntabwo mvuga ibyo twagize amahubwo twakoze ikizamini mu mushinga wari uri wacu umushinga w'amafaranga menshi cyane kubona ko kazi muri uwo mushinga narumvishijwe rimbwira yuko ari igisubizo cyacu kiri ariho tuzabona akazi. Ubwo rero umugore namuherekeza kuri stade n'ikizami cyaberaga hari abantu batabarika bavuye muri leta baba D7 aba D6 cyo kubona umuntu wari sanse ntabwo byabagaho. Umugore wanjye afite familiale byo bita 3 poste primaire familiale bageze nabwo ndetse uburakora cyane ariko twamushyizeho ikiganza mbere yuko tujya mu bizamini. Ibi biganza mubona by'intoki 5 by'izacu twese ibi biganza biramo umugisha. Yesu ashimwe. Tumukubita ibiganza ari kumwe n'utwa Gatabazi Meshaki yari kimeze neza mu mwuka yari yansuye yanaraye turamusengera aragenda ku kizamini aragitsinda mu wa mbere batindi bishoboka kwimura yatinda bagitanga bwa kabiri Directrice aragitanga barongera aragikora agitsinda ituri yake. Yesu ashimwe. Bamuha imodoka nshyashya y'umweru iri kawucita ricarwa n'umuntu yanditseho banki mondiale hano ku ruhande vekire projet. Yesu ashimwe. Nshyashya bamuha n'umushoferi umugabo ati imodoka ni yawe y'akazi ugomba kukujyana ikajyana n'abana bawe kwa muganga igihe barwaye igihe hari ikibazo cyangwa umugabo wawe kamujyana kwa muganga nawe kandi ukaza ku kazi n'imodoka yawe umuntu uzayijyamo ni umuntu yihaye. Yesu ashimwe. Igihe twicaye muri quartier
Mugore nyine nzi ko yagiye ku kazi tujya kubona tubona haje imodoka ya systeme z'abazungu, imodoka z'amaproje zijya gihenze, imodoka zitigonderwa n'umuntu wari wese. Tubona imodoka iraje, none abantu bose baraje bati abazungu bari hano, nanjye ngo njya kureba nyine uko bimeze. Sanga ni madamu yijena. Yesu mwami. Amena. Abantu bazaga kutureba turi guhinga, nabo baje kureba nyine ibibaye, basanga ni madamu yamama. Haleluya. Mushira mutoka kiti imodoka imeze iriya ni yanjye buriya nari guha amabwiriza umushoferi. Amena. Nari kumuha amabwiriza y'ukuntu agomba kubigenza. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ubwo rero muri make ibintu bigenda bite, nibwo umugore akoze amezi 6. Yesu ashimwe. Umugore akoze amezi 6. Amena. Mba kubera sare harimo umushahara utego na misiyo zitego mu mezi 6 ababonye amafaranga y'ubucuruzi. Nanone banije mu bucuruzi, ni ukuvuga ngo twese dufata konte muri beka tuva muri za popireri. Amena. Tangira ubucuruzi, noneho kandi ducuruza n'umugore ari umukirisitu, n'umugore aba umurokore, aba arakijijwe, ibintu bigenda neza. Haleluya. Haleluya. Kuri datashe rero ikibazo yari yarakijijwe, yari hani ameze neza. Ubwo rero Imana yamucyura umugeni kijijwe, Imana rero ko tuyishimye. Amena. Amen. Murakoze. Ndumva rero minota yagiye ariko mubabarire. Bavuze na tarandi murabyihanganira. Simba agace kamwe k'indirimbo nkunda cyane yo mu gitabo cy'umugenzi, ni akaririmbo n'umuntu wagahinge ndamukunda cyane. Yesu ashimwe. Amena. Burya Imana yacu iratabara. Haleluya. Burya Imana iratabara. Oh, burya Imana yacu iratabara. Oh, burya Imana iratabara. Niyo yatabaye mu Kristo na byiringiro. Haleluya. Burya Imana iratabara. Burya Imana yacu iratabara. Oh, burya Imana iratabara. Icyo gihanda cyarabakubise kirabababaza, kibereka amagufa y'abagenzi beshikishe, gitangira kubagira inama yo kwiyahura, kibabwira ko batazava mu gikingi cyaco. Icyo gihanda cyarabakubise kirabababaza, kibereka amagufa y'abagenzi beshikishe, gitangira kubagira inama yo kwiyahura, kibabwira ko batazava mu gikingi cyaco. Burya Imana yacu iratabara. Oh, burya Imana iratabara. Bene data, burya Imana yacu iratabara. Oh, burya Imana iratabara. Iyo yatabaye mu Kristo na byiringiro. Haleluya. Burya Imana iratabara. We na witabaza Imana iragutabara. Igira ibambe. Burya Imana iratabara. Burya Imana yacu iratabara. Oh, burya Imana iratabara. Burya Imana yacu iratabara. Oh, Imana iratabara. Icyo gihanga cyagiye kugenda gisiga kibaboshye, Kristo yibuka yuko afite urufunguzo we, urwo rufunguzo rw'ibyo byasezeranijwe we, ntarugi na rumwe rutajya rukingura. Icyo gihanga cyagiye kugenda gisiga kibaboshye, Kristo yibuka yuko afite urufunguzo we, urwo rufunguzo rw'ibyo byasezeranijwe, kandi ntarugi na rumwe rutajya rukingura. Kristo yarushizemo arakingura.
kwigiteze gikuri kirabakurikira vuba cyane ngo kibicewe muri uwo mwanya imana ihita kwigiteze gikuri ubuzima yacu iratabara imana iratabara nawe itabaza imana iragutabara ibibazo ubuzima imana iratabara. Yesu nashimwe. Imana iratabara. Imana iratabara. Iyo yatabaye mu Kristo na byiringiro nawe itabaza iragutabara. Sifa kwa Mungu. Ndagira rero ngo tuganire gatoya nyuma y'ibintu byose twagiye twumva kuri uyu munsi wa none ndagira ngo iti jambo rigira riti Imana kurengere muri bihe by'imperuka tugezemo. Imana igire gute? Dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka igice 18 umurongo wa mbere. Dusome izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo abashira umugani wo kubigisha ko bakwiye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati hari umucamanza mu mudugudu umwe utubaye Imana ntito ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi aramusanga aramubwira ati ndegera ku mwanzi wanjye amara iminsi atemera, ariko ageze aribwira ati nubwo nubaye Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandusha. 6 nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukererwa yavuze? Ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Mvuge ngo amena. Mvuge ngo amena. Abami ba kabiri ibice 19 mu bami ba kabiri umurongo wa 20 niho dusoreza. Kubera ko umwanya watambutse ntabwo tujya mu bintu byinshi. Abami ba kabiri 19:20 aravuga ngo hanyuma Yesaya mwene Amosi atuma kuri Ezekiya ati Uwiteka Imana ya Isirayeli iravuze ngo kuko wayisabye kukurengera kuri Senakeribu umwami wa Ashuri irabikwemereye. Yesu ashimwe. Yusomye Yesaya 8:14 haravuga ngo nakatse ntidaje. Uwo ni Ezekiya uvuga. Hanyuma ngonga nk'uruyongoyongo nguguza nk'inuma ndataka biteye ubwoba. Haravuga ati mvuga iki kandi ko wanshubije? Ubwawe Uwiteka niwe wabikoze. Nzajya ngenda niyoroheje nibuka umubabaro wo mu mutima wanjye. Haleluya, 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 haleluya. Ukwiye kwibuka ibyo Imana yakoze. Sifa kwa Mungu. Ukibuka umubabaro wo cyagiye. Hanyuma rero najya mbabwira ibi bikurikira. Ijambo ratubwiye ngo Imana ntizabura kurengera intore zayo zitagira ku manywa na nijoro. Ntabwo izazirangarana ngo ahubwo izazirengera vuba. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Urengerwa ni muntu ki? Umuntu Imana irengera ninde? Ukeneye kurengerwa ni uwuhe? N'abantu babiri. Uwa mbere ni umuntu wagize uruhare mu bintu byageze mu rugo rwe muri iki gihe. Umuntu wagize uruhare mu bintu byamubayeho, afite uruhare. Nubwo afite uruhare muri ibi bintu nawe akeneye kurengerwa n'Imana. Uwa kabiri ni umuntu udafite uruhare na rumwe, yagiye kubona ngo naba ibintu bimwituyeho. Mwabyumvise? Nta ruhare afite na rumwe, ni ibintu byamuguyeho. Urugero, amena. Urugero, mu gihe cyashize twarariye nimugoroba ngo bisanzwe turarya, tumaze kurya turasenga, hanyuma tujya kuryama. Mu gitondo igihe umuntu abyuka ngo tujye ku kazi,
Mbyutse ngize ngo nakandagira gutya sanga hano mu iki kirenge cy'iburyo harimo ikintu kimeze nk'icupa riciyemo. Icupa rya fanta baciyemo rikaba rifite ya myenya ameze atya ari ari gusoka. Nkandagiye biza mitayise. Noneho ntabwo ari ukandagira ariko wenda ngo nze koroshya nyine nkore system ya gutya. Ntabwo kuvuga ngo wenda ndazakora nkoresha agatsinzi. Hoya ahantu hose ntibishoboka. Mbere mudamu ni muzane pomade ariko ntabwo ari uyu nguyu nari ngiye kumwe nyine n'uwa mbere. Bazana pomade turatsirima barahuha tirekora twumve. Yesu we hafi none fata ku rutugu ubwo yenda kagwihina ndagenda njya muri salo ndanicara mu ntebe telefone umumotari umudiyakoni. Amena. Nabwa ni tebuka ni moto musange mu rugo araza ni moto nsanga mu rugo. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ibi babyita kurengerwa n'Imana. Mwabyumvise? Nari mfite uruhare muri ibi bikata naryamye ni muzima nta n'ikindi ibintu biraje binyituraho naryamye ni muzima. Amena. Amena. Abagize uruhare mu byababayeho nabahe nimwumve. Uruhare wagize mu bintu bikuriho ariko nawe ukeneye ko Imana ikurengera ni uruhi. Dore urugero rwa kabiri. Ndaje nsanga Papa Buringo yateye imbere. Ndabaza ndetse bite Papa Buringo ati ni sawa. Ndageze biteze ati si banki ntanze amafaranga muri banki ndakora ndishyura none ubunguwe neza ni banki n'ubu bamwejo bundi nayo maze kuyishyura niyo mpamvu ubona nateye imbere. None se binyura ati ni ugutanga ingwate bakaguha amafaranga. Araje arayatse nanjye natse idene agiye wagira ngo ni bibi. Imana irambwira iti genda imodoka nakubwiye iri muri banki y'abaturage ya Kamembe genda baguha amafaranga. Ikimenyetso ngo wende bazakurushya. Ndagenda amafaranga barayampa bageze barambwira bati zanira akamuntu yawe gusa fotokopi ni icyangombwa cy'ubutaka tuguha amafaranga. Ndagenda ndabibaha barayampa. Bamaze kuyampa ndaza gura imodoka ni Kigali ndagenda nyimara nyamezi ane barayinguriye banyungura miliyoni 2 ndaza ngura indi. Maze kuyigura ndagenda banki ndishyura amafaranga ararangira. Hanyuma icyo dushaka kubabwira rero muzakubona ni mushinga mubonye mbona ni mwiza ndavuga nti uyu nta kwirirwa nsenga ndi mumpa amafaranga. Abyumvise batukaye no bwa mbere wishyuye neza bahita baguha amafaranga. Sinasenze Imana sinagize nde bita miliyoni 5 barakiriye. Maze kuyakira ubwo bya bintu nitaka byiza hazamo amazi y'umugezi ruhurura ibirahuruye maramezi 3 bishyura kwa kane koraje banki babara telefone bati yewe ni pastor tuvugana niwe wabuze ko bigera ku muntu utishyuye ndirigada no guteza icyamura kutishyura bimeze biti ndi mu mbabarire icyumweru kimwe mpamagabanya amasengesho baraje ndi mu nshyira ibiganza ku mutwe ndapfuye baranteje icyamura tugisenga Imana irabaze tese ufata ya mafaranga ujya kuyaka wakari amafaranga naba twari bivuganyo nkaguha uburenganzira bwo kwaka amafaranga mbiziranyo nawe muri ari amafaranga kwa ya mbere ariko wakubwiye kuyaka wabonye ari ikibazo wagize aya kabiri wayatse wabwiwe nani. Nibwo rero ibintu binyobeye Imana rero ni umupasiteri n'umushumba wawe nubwo bimeze bityo ngiye gukorwa n'isoni. Imana avuga iti ndakubabariye. Umuhanuzi aravuga ati imbabazi urazihawe Imana ariko kubera ubuhubuke umurima urabigenderamo. Ubwo nahise ngurisha umurima wa 500 ariwo gushyira akazu mu cyaro mpita nongeranya ndishyura imbabazi z'Imana cyakora sinongeye kujya retari
nishyiraho mwenda urarangira. Icyo nashaka kubabwira rero, umuntu wagize uruhare mu bintu bimwugarije muri iki gihe n'utaragize uruhare, ijambo nabazaniye ni rivuga ngo Imana ikurengere muri ibi bintu. Uba waragize uruhare mu byo uri kubona ubu ngubu mu biri kukurwanya, uba nta ruhare wagize iyi ndwara iba yaraje, hari uruhare cyangwa ntabwo, uyu mwenda uba ufite uruhare cyangwa ntabwo, iyi nzara uba ufite uruhare cyangwa ntabwo. Imana ikurengere muri iyi minsi y'imperuka. Nimwumve mu kurangiza, hasigaye iminota 15 y'ababaye. Uyu mupfakazi nakurikiranye amakuru ye, uko amakuru yateye. Uyu mupfakazi yashakanye n'umugabo, umugabo ni incike nta muryango afite, uyu mugore ni incike nta muryango afite, noneho umugabo yari yiringiye nawe aba arapfuye, asigara aho ngaho nta muntu n'umwe. Bamwambura amasambu, bamwambura utuntu, bambwira gute, baramurenganya, aravuga ati ese ndabigenza nte? Igitabo mfite uko gisobanura kivuga yuko uyu murongo, uyu mugore yarasigaye ikintu kimwe gusa, ibintu bibiri. Cya mbere ni Imana nyir'ijuru ireba ibyiherereye, Imana itagibera, niyo yarasigara. Icya kabiri ni umucamanza ukwiye kumurenganura. Ni ibintu bibiri yarafite. Amena. Yikubise ku Mana, iramubwira iti ndi kumwe nawe, nzakurengera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Yikubise ku mucamanza, asanga ni umupagani wujuje ibyangombwa. Reka mbabwire umucamanza nabwo uko uyu murongo usobanura. Uyu mucamanza ngo yubaha Imana itita no ku bantu. None umucamanza rero isobanura uko ziteye, ngo yari umuntu utagira ikintu na kimwe kimucira urubanza igihe akoze nabi. Ngo yumva avuga ati ko ibi bintu nibi, reka da akwice kibazo, agufungishe kibazo, akuriganye kwitakana, yafite umutima wakaye. Atuma Imana kandi ifite no kuba nawe kandi abyizeho mwabyumvise ko agiye atuma sinuba Imana kandi sinita no kuba. Ariko uyu mupfakazi kuba nuje ndamurengera. Yesu ashimwe. Uyu mupfakazi rero ngo aramutitiriza, aramukurikirana. Nibwo rero uyu mucamanza yavuze ati nubwo ndoba Imana kandi sinita no ku bantu, ariko umuntu aranduje reka murengere. Yesu ashimwe. Araza amusubiza amasambu bamunyaze, yashyiraho rusiye, bamusubiza ibintu bye byose. Umupfakazi bararengewe, asubizwa ibintu. Yesu arabaza ati ese ntabwo mwumvishe umucamanza ukiranirwa ibyo yavuze? Ateze uko yabaye bityo, Imana se yo izabura ite kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko ubundi Imana itakurengeye vuba, uri kubona byazacura iki? Reba ahantu ugeze. Imana itetelefone ngo ikurengere, uri kubona bimeze bite? Uri kubona ugeze hehe kweli? Imana rero nize ikurengere kandi gutabare. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tugeze mu bihe bigoye. Ejo umuntu yashize ku ruhande, aho twarimo dusenga, ejo nari mu cyumba, umuntu arambwira ati ndabaza ndetse none wihanganye ndi wacuruje rwose, Imana ishimwe ko waje gusenga ukavuga uti nafata ati reka da ucuruzi ndaherutse. Bimeze bite? Ati nakucwi. Yagenze biteze ati ni ukuri byararangiye, n'udufaranga dusigaye batwirukana mu nzu, none uraterateranya, mbona y'amezi 2 mugabo nta kazi afite, nuko mbona ahantu nyine tuba turi, ibyo kurya byo bivuge, ariko ngibyo nuko bimeze. Mwabyumvishe? Yavuga ati no biraki, nuko bimeze, ati nuko bimeze rwose byo gucuruza shwi. Imana rero ibarengere, Imana iturengere muri bisi imperuka. Hari ibintu bikomeye. Uyu mugore Imana iramurengera. Hanyuma Yesu aravuga ati Imana ntizabura kurengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Mudamu aravuga ati je kurepeta, ariko birakomeye no kusengera kandi Imana ikagira ikikora. Yesu ashimwe.
Imana rero ibarengere bene data. Nagira ngo ndangize babwira gutya, uyu mugabo witwa Hezekiya yatatega intashya agomba nk'uruyongoyongo aguguza nk'inuma, ibintu biramukomerana. Akomererwa gute? Yari afite ikibazo cy'indwara kabuhariwe, indwara kabuhariwe. Mwabyumvishe? Indwara kabuhariwe yitwa tension. Afite ikibazo cy'umuvuduko, umutima utameze neza. Abantu bati tege ibyuzi yawe tuzakira. Iyi tension rero mwumva, iyi ndwara mwumva, mujya muba ngo murarwaye umutima, mutwese bimeze bite? Niyo ndwara iteye ubwoba ko ngewe narwaye ibyo bita trouble de rythme cardiaque. Uvuga ngo barambwiraga ngo nze muri bivuga butumwa ngabwa nigende umucuruzi ngorera Kigali sinaza mu bintu byane rwose ntibishoboka. Imana indoma iravuga iti mubwire Munyakayanza ngo nzamukubita inkoni nimugere ku mutima. Mwabyumvishe? Ndavuga ati abashumba baragutumye ngo uze kunye n'imida terwa ni kaide kure. Ubwo rero naje gukubitwa. Mwabyumvishe? Nemeye ubwarimu ndi mu bitaro ndabwari musengere ndamukagize bwabwarimu zakwemera. Musengere rwose ariko bitibyoroshe ndamutse nkize noneho wa murimo nawe wemera. Baraza bati mwarimu wanyu n'uwitwa Munyakayanza twana bazakirira niyo muyobozi wanyu hano. Bagize mwarimu ntanahagera ndi kwa muganga. Kugeza ubwo mvuyemo nyine izakomeza kunyerekana banyerekanye indwara. Mwabyumvishe? Amena. Iyo ndwara rero namaze umwaka umwe niba atari ibiri rwose, mudamu aba hari ukwe nanjye bari ukwanjye ndetse gutyo nyine ndumurwayi tebo. Mu kanya ukaza tukaganira bagira bati wa muntu arapfuye bakamenaho amazi ngeze hano utuntu nari nicaye hano waje kunsura uzagenda sawa. Noneho bagenda ugeze hirya hariya utaragira n'inyamirambo umutima ukabugize utya bagahembura twabaga dufite guhebuza ubwabo. Amena. Ariko Uwiteka aza kwigaragaza nyine aragiza kugira umurimo w'Imana. Hezekiya rero baramubwira ngo ntuzakira. Mu gihe ari muri ibyo abona n'indi baruwa imubwira guterwa igitero simutsega cy'umwami Senakeribu. Ataka nk'inuma guza nk'uruyongoyongo. Nukuvuga ngo ataka nk'intashya 38:14 muri Yesaya niko bavuga. Nibwo rero Imana itumye Yesaya mwene Amosi ndabona ngo genda ubwire Hezekiya ngubwo wasabye kukurengera kuko yarayimikira imvura arasenga atakira Imana. Wasabye ko kurengera ku mwami Senakeribu mwami wa Ashuri, Uwiteka arabikwemereye kukurengera. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Aramubwira ati Imana irabikwemereye kurengerwa, ikwemereye uburengezi. Hari mwene data wanjye aravuga ati nyamuneka dukeneye intervention rapide, avuga mu Gafaransa hano. Ubutabazi bwihuse burakenewe. Imana nishimwe. Imana kurengere muri iyi minsi. Sifa kwa Mungu. Tugiye gusenga. Nimwumve ubutumwa dusengera abantu babiri. Cya mbere ni umuntu wagize uruhare mu bintu byamubayeho. Cya kabiri ni umuntu utaragize uruhare mu bintu arimo muri iyi minsi. Nta ruhare wagize ariko ubirimo, wagize uruhare ariko byakubayeho. Kugira ngo nsengere ubyumve neza, nagize ideni ritari rya banki ry'abaturage urya pasiteri yewe uretse nka Kigali ariko iwacu aho mvuka naho nabaga umujyi wa Kamembe yewe ndi umuntu ugira ubuhamya cyane mu buryo bwizewe. Wa muntu bita umwizerwa ufite ubuhamya. Rero iwacu ndi umuntu ugira ubuhamya cyane ku buryo kubwira ngo mpa amafaranga bampaga amafaranga rwose, amafaranga ngeneye buri wese akayampa kubera ubuhamya bwiza mfite hariya. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Haba mu bakristo basanzwe, haba mu bashumba,
ndibuka ko n'abashaka bateranye mu rwego rw'ururembo bavuga ati umuntu dutuma iki kintu bashaka ikintu cyiza akakituzanira nta kindi kibaye akakizera ko twakimubwiye niba witwa Munyakayanza bari gutuma abari ngiye batuma bashakaga inka ifite 85% kamwe neza ifite amata noneho nama yose yemeza ko ari byo yibagurira baratelefona ndaza bambi 500 kugira ngo bashakire iyo nka rero sinyo nashaka kure nari zitunze zifite firizoni ya 100% na firizoni n'inka zifite 85 zifite mwimwe yujuje za condition yana barufaranga nanjye kugira ngo rumfashe yanga ndayoshyira ariko icyo ndi kuvuga ni iki nuvuga ngo nageze mu madene aza kurenga igipimo umugore twabibara tugasanga ngurishije utuntu twose tukagurisha ugasanga ibintu ntibyarangira ibideni rinini byaratangiye wa 400 watuwa sa 50 200 iryinani 400 300 igitano 70 biragenda wateranya akamashini total gusa kibyo mwami Yesu haleluya imana kurengera muri imisibaruka bigenda bite twaje gusenga imana turavuga tuti mana turengere uyu mwana bimeze bite kuba mu mubiri umugore yakwishyura iki bimeze turasenga imana iravuga iti mu mwanya mu gihe gito cyane Yesu ashimwe mu gihe gito cyane ndamanutse kwisha icyubahiro ndakurengeye kuri uyu mwenda Yesu ashimwe Yesu ashimwe nta kazi nari mfite mu kurangiza rero kugira ngo dusenge nagiye kubona umuntu araje aka amafaranga arambwira ati ndashaka unyucuruza ugure ayungutse tugabane gutyo arayampaye nguze bya mbere nungutse 800 kanane nyawa mbere gutyo ya mafaranga yose uko nari nyarimo idena ryose rirarangira wa mwenda wose urashira Yesu ashimwe urangiye rero shima Imana irambwira iti uko ngutabaye ari kugisengera n'abandi bafite ibibazo bimeze bityo Yesu ashimwe Imana irantaba mwenda urarangira wose yewe harimo n'umuntu w'i Burundi narateze nibwo bwa mbere nageze Bujumbura ndatega mushinga mu bye 400 umukristo w'i Burundi rwose uraha aravuga ati nari ndi Abanyarwanda ntikujya mwishyura nari narahibye yo umuntu wabaye idene yagize ngo urumuriganye kandi nuko wayabuze rwose ariko ubundi uriyicura umukristo Yesu ashimwe tujye gusengera igice cya mbere cy'abantu bagize uruhare mu byababaye barahaguruka basengera hari uruhare rwawe rwabonetse rutuma ibyo bintu biba ariko rwemeze bityo Imana ni imbabazi ndagusengera kugira ngo Imana ikubabarire ariko nawe kurengera kuri icyo kibazo niba warahaguruka urari wagize uraruzi rwatubwiye biba urakoze cyane haguruka tugusengera hari uruhare rwawe ruhari rwatumye ibyo ngibyo biba ariko rwemeze bityo Imana yacu ni inyembabazi nanjye yarambabariye nubwo nari nahubutse Imana irambabarira kandi ikiza icyo kigoyi ikiza icyo kibazo ngenda nemye Imana irakiza urakoze cyane reka dusenge iki ni igice cya mbere cya kabiri turasengera umuntu ukeneye kurengerwa n'Imana we nta ruhare yagize byamuguyeho sabe mushumba aze mukozi w'Imana yegere hano ngiye gusengera igice cya mbere mushumba arasengera igice cya kabiri Mana yacu turagushimiye ko uri Imana ifite imbaraga n'ubushobozi Mana ituyahera irengera abantu bayo bayizira Mana usaba n'isoko kuvuga zibye mwami Mana igaragaze ko ibitangaza weshe icyubahiro wigaragaze ku buzima gira ibintu hindura mwami Yesu andika domize mayigriminia turasenze ngo bigaragaze kuri abakristo abajabana bahagurutse bafite ikibazo bifuje gutabarwa n'Imana no kurengerwa nayo ngwino witamurure mu nkingi yawe
werekane imbaraga zawe kuri bo, ubatabare kandi ubarengere, bazahagarare hano bashima izina ryawe ry'ibyo wakoze. Turagushima ko ibyo ukabikora, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuruka tugusengere. Reka nsabe rero umushumba kozi w'Imana asenga Imana. Imana ishobora byose, dukomeje kuba imbere yawe nyaguhora ku ngoma. Mu buzima haba ibintu bitandukanye, ndetse kenshi bigatuma abantu batekereza ko Imana ishobora kuba idahari. Niko abantu bahura n'ibintu by'akarengane, umuntu agashiduka ibintu bimwikubise mu matwi, akibaza ati ibintu byagenze gute, byaturutse he, akagira intambara, akagira icyangira, akagira urubwa, nta ruhare yabigizemo. Ibyo bigatuma umuntu agenda n'ipfunwe, yibaza ati natutse Imana, byagenze gute? Mana we, abantu bahuye n'ubupfakazi nta ruhare babigizemo, hari abantu bahuye n'ubukene nta ruhare babigizemo, bakora Mana, bakora manywa na nijoro bakagerageza ntibivuge, ako ni akarengane k'abadayimoni. Mu izina rya Yesu turasenze ngo Imana nikora igitangaza. Yaba mwami we, mpagurutse nzanye isengesho ryise ubujurire. Uwiteka we, turajuriye, ngwino turenganure, kuko twarenganye tudasinziriye ku bw'akarengane, tugenda n'ipfunwe ku bw'akarengane, ibintu bitubita mu matwi tuyoberwa aho biturutse. Ayiwe, Uwiteka Imana ishobora ibintu byose, amagana arinjira kubera akarengane. Uwite, dusabye Imana ngo nibane natwe, umuntu wese uhagurukiye imbere yawe, turajuriye kandi turamujuririye ngo niwigaragaze Uwiteka, kandi tuzagaruka gushima. Twongeye kumva ibyishimo mu mitima yacu, twongeye kumva indirimbo nziza mu mitima yacu, twongeye kumva ibirori mu mitima yacu, kuko hari ikintu ukoze kandi unejeje imitima yacu. Urakoze Uwiteka, duhamagaye Imana yumva kandi ikora, twiringiye kandi ko hari ikintu ukoze. Niyo mpamvu mu kamenyero dufite nshatse ko twagushima tugukomera amashyi, ababyeyi bakuvugiriza impundu kubw'ikintu dukoreye, kuko turizeye. Urakoze Data, urakoze Uwiteka, bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Abakozi b'Imana mubatunga ibiganza muvuge ngo Imana ibahe umugisha. Imana nibahe umugisha. Hanyuma ndababwira ngo muratinda cyane. Amasaha ntabwo ari 7:00, amasaha ni 3:00. Rero muzaja mwihanganira amasaha. Imana ishimwe.